mu muhanda nyine amakosa abamo ugasanga bamuhaye iminsi 3 yo kuba yarangije kuba yishyuye akaba bateyeho ngandi ngo bashyizeho rotari. Yego iyo minsi yashira ugasanga bari kongera bongera ariko ubu turashima leta yatugabanyirije tugashimira n'abatuvuganiye harimo Kenisi ndamushimira cyane yaratuvuganiye nk'abamotari numve ko muhaye respect. Mutera bisarutire wallahi nta wundi hari undi bita Scovia Mutesi. Yego nawe yaratuvuganiye nawe respect kabisa. Yego cyakoze bari abantu n'intwari, ijambo ryabo ngo rigera kure, ijambo ryabo rigera kure kandi uwabihakana yaza akatubaza kuko ryarahageze bitugiraho inyungu. Yego motari twari tumaze iminsi tubona amavideo yanyu acicikana muri kurira. Ikaze kuri Papa Kenji TV nk'ibisanzwe. Twongeye kugira amahirwe cyangwa se tugira umugisha tubona umutumirwa. Umutumirwa ndabizi musanzwe mumuzi, mutangiye kumumenyera dore ko tumaze gukorana inshuro itari imwe ntago ari iya mbere. Ariko urumva ko nta kuntu ataza kutwibwira kuko hari nawe ubonye ikiganiro ubwa mbere, ariko uyu mutumirwa wacu ni umuntu udasanzwe. Mani ntago uri umuntu usanzwe. Ntago nsanzwe. Kubera icyo udasanzwe? Umuntu buriya wese iyo ari hano mu isi nyine ntago aba asanzwe kuko ntago tuba twaje kuri misi imwe. Ubwo rero buri wese kubera ko agiye ibyo yakoraga ntiwabikora udasanzwe. Buri wese aba yihariye ku giti cye kabisa. Tukuzi rero nka motari. Motari nibyo cyangwa twibeye? Oya ndi motari ndabyemera nise ko ariko kazi kanjye. Nose ko ari abanga kwitwa motari kandi basanzwe batwara moto. Basanzwe batwara moto. Umuntu ni umumotari turamuzi, atunyura atwaye abagenzi, ariko izina motari akaba ryanga. Yego ko kirisito ubwo si ubwo twabita ngukira. Ubwo ni babandi usanga n'undi byari byaranze ugasabiza amakaminuza byakwanga bakwizira muri uno mwuga wacu ugasanga nyine barawinubakaho no mwuga uragabura. Ni ukuvuga ngo umwuga wanyu uwufata nk'aho ari uw'abantu batize? Umwuga wacu oya n'umuntu yize yakwiga, ikibazo ahubwo ni ukuza ukawukora usa nk'uwunegirije kubera witwaje ngo nize amashuri. Kandi no mwuga ntabwo ugombera amashuri, ubwo bibaye byiza twese twakabaye twarize. Ubundi ubonye abamotari bose barize ubona byo byaba byiza kurushaho. Yego. Wowe rero ati ngenda byemera ngenda umumotari niko kazi kanjye. Nanjye ndi umumotari. Harimo agafaranga se? Yego ko kirisito. Agafaranga karimo kenshi ahubwo cyane. Nkanjye urabona ndi umusore nditegura kuba nazana umugore nkabyara nanjye nkororoka. Abasabye ikimotari nuko batazi ibanga ryacyo? Oya ntago bazi ibanga ryacyo pe. Ibibazo byo mu muhanda se bimwe na bimwe tugiye tuzi twe twibera hirya, ubivugaho iki cyangwa nta bibazo birimo? Ibibazo byari birimo ahambere ariko ubu nakubwira ko rwose ibibazo byabaye nk'ibigabanuka. Ubwo ibibazo byari birimo hambere ni ibi? Urabona nka mbere umuntu yabaga yakora ikosa runaka mu muhanda nyine amakosa abamo ugasanga bamuhaye iminsi 3 yo kuba yarangije kuba yishyuye akaba bateyeho ngandi ngo bashyizeho rotari. Yego iyo minsi yashira ugasanga bari kongera bongera ariko ubu turashima leta yatugabanyirije tugashimira n'abatuvuganiye harimo Kenisi ndamushimira cyane yaratuvuganiye nk'abamotari numve ko muhaye respect. Mutera bisarutire wallahi nta wundi? Hari undi bita Scovia Mutesi. Yego nawe yaratuvuganiye nawe respect kabisa. Yego cyakoze bari abantu n'intwari, ijambo ryabo ngo rigera kure, ijambo ryabo rigera kure
kandi uwabihakana yaza akatubaza kuko byarahageze bitugiraho inyungu. Yego. Abamotari twari tumaze iminsi tubona amavideo yanyu acicikana muri kurira ngo nta buvugizi mugira. Oya byo ubwo byari agahinda pe. Okay. Tukiyumva rero ko ibintu byagenze neza mu muhanda, ibibazo bimwe na bimwe byagiye bigabanuka, ubwira iki abantu batinya kuza gutwara moto nk'urubyiruko ugasanga ngo nta kazi ngira, agatinya no gushaka perime ngo moto ngo zirica ngo zigira ingaruka, wababwira iki? Yego, cyane cyane mereye kuri abo bavuga ngo moto zirica. Aka kanya ushobora kwanga kujya mu muhanda ngo ube wakorera ayo mafaranga ngo moto itazanyica, ahubwo ikagusanga uri kugenda ku muhanda ikakugonga. Iyo ni imyumvire mibi, iyo myumvire ndakeka ishaje cyane kabisa. Rero wenda nk'ikintu ngewe nabwira urubyiruko cyangwa se abashomeri bari hanze aha, nibashaka ibyangombwa baze mu muhanda kuko amafaranga arimo. Niyo nama nabagira kabisa. Amafaranga ari mu muhanda nta kibazo, bahaza bagakora bakiteza imbere. Hariyo abantu benshi bitungiye imiryango, kana akazi kagabura. Yego. Okay. No kuvuga ngo abantu bagasebya nuko batazi ibanga ryako. Yego. Okay. Hanyuma mu buzima busanzwe uko ego akazi kawe ka buri munsi ngo nuko uri umumotari. Yego. Ariko ngo hari n'akandi kazi cyangwa se ngo mu content creator. Yego. Niko mu minsi yashize watubwiye. Oya narabibabwiye kandi n'ubu ndacyabivuga. Nge ndi umu content creator kabisa. Nkorera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Urugero nko kuri YouTube. YouTube ndi umu content creator kuko mfite channel yanjye yitwa Stamina Comedy. Ukongeraho inyuguti ebyiri S na C. Sacha Stamina Comedy Sacha. Aho niho mbarizwa, niho wasanga ibihangano byanjye. Ushaka kuba waruhuka mu mutwe ngo nirirwanye stress, ebana wajya aho ngaho ukareba video zacu zikakunezeza. No kuri TikTok mfite account yanjye iriho utu video twanjye, wanyarukirayo naho ukareba izo video zanjye, wandikana akadomo ja akadomo ca. Ni inyuguti eshatu, na akadomo ja akadomo ca, cyangwa se NGC niko wabisoma. NGC. NGC. Yego, nuko nguko wagerayo ukandika ukabona utu video twanjye kuri YouTube ni Stamina Comedy. Ebana tugakomeza tukizihirwa mu gihugu cyacu cy'amahoro kabisa. Yego. Ese kuba uri umukomediye nta kantu wadutamo ngo duseke? Akantu akantu se ubu ngubu urumva nyine ebana byasaba kugategura kari special, noneho nk'ubutaha nkazakabatamo. Cyangwa nuko wanze ko kwimenera ibanga cyangwa se iki kugira ngo bajye kukureba kuri channel yawe? Nibagende bandebe kuri channel yanjye, ahubwo ndumva wabimenya. Ngewe ninkababwira se simuba mukabonye nyine, ntago wanyarukirayo ngo ukarebe. Aho nugerayo urakabona kandi zera ko munezerwa kabisa. Turiyo dusekeje twinshi tuntu twinshi tw'udu content ebana. Kagereyo rwose ukizihirwa, izo stress zigashira, kumva uguwe neza kabisa. Yego. Navuga ngo watangiye gushyiraho na content wibereye mu muhanda utwaye moto? Ntwaye moto nabyo biri vuba. Ubu ngubu nari ndi kubitegura, ariko vuba ndaje mbatemo video nibereye mu muhanda ku kazi kanjye, mbereke se ngundi tubayeho gute, samutari tujya twizihirwa. Ebana buri kimwe cyose muzakibona kabisa. Yego. Okay. Ubwo tuzagenda tugukurikirana kuri TikTok ngo NGC. Yego. Stamina Comedy. Yego. Cyangwa ngo ako mu gikari hari ukuntu namwe ngo ndaguhindura channel. Ni vuba nabwo nenda kuyihindura kubera yuko niyo Stamina Comedy nayiri izabiriho, ariko hari indi channel nshaka kuba nabatamo nkashyiraho uduhangano twanjye mukatubona rwose, nayo ndayibamenyesha vuba. Yego. Okay. None se nkawe umu content creator ni hehe ujya gukoresha video zawe? Video zanjye ubu nahisha ahantu nzikorera, kandi nyine
ni ahantu hazwi cyane ebana nutahazi reka nongere murangire. Urabona wenda kandangire nk'umuntu uturutse i Kigali murangira uburyo yagera ina ya uraza ugafata imodoka ijya Igihara cyangwa se abatazi Igihara ugera ku Ruyenzi, ugeze ku Ruyenzi urakomeza ukazamuka uhita ugera aho bita Igihara. Ugeze Igihara rero hari studio ikora ibijyanye n'amafoto ndetse igakora n'amavideo cyane cyane ku bafite indirimbo ngo zaheze ngo nodiyo ngo babuze video, aho ngo bagukorera video y'indirimbo yawe. Ngaho izi video zacu ebana n'urucabana kabisa. Bamwita Emi Pictures, afite pic imeze neza cyane. Ahangaha hasi yagushyira urabonaho nimero ziwe, wazihamagara ukaza ugakoresha video. Ukeneye ko bagufotora mu mapati, mu maniveriseri, mu bukwe, ahantu henshi hagiye hatandukanye, ikirori cyose waba ushaka gukora ebana yagukorera video kandi imeze neza cyane kabisa. Okay, ndumva bizagenda neza, cyangwa se unakorera ahantu heza urumva ko video zawe cyangwa se za comedy ziba zimeze neza nta kibazo kabisa. Yego rero wabwira abakunzi bawe tunabasezera, hanyuma video zacu abarakagaruka, abantu batarakora subscribe kuri Papa Kenji TV mwicikanwa koraho, ko bitamara umunota umwe, ko bitamara isaha, nta mega nyinshi bitwara, isegonda rimwe no gukora kuri kara kantu kanditseho subscribe. Kera kavuga gasa n'umutuku ariko ukaba gasigaye gasa n'iki n'umukara. Ugakora nanjye ngize icyo mbabwira, ukoze ako kantu ka subscribe aho ngaho ko bitagoye, ko nta n'umwanya bitwara, ukahita unyarukira no kuri Stamina Comedy nawe ukagakanda ebana waba ukoze cyane, waba witanze ukerekana yuko turi inyuma kabisa. Yego. Wasezeraho abadukurikiye aka kanya kuko nejo bundi kandi ndabizi ko zagaruka. Yego nta kibazo nzagaruka. Icyo nabwira abadukurikiye cya mbere na mbere ndabashimiye, ko mukomeje kudukurikirana ndetse mukareba video zacu ku bwinshi. Ikindi nababwira rero nkanjye motari, hari ahantu batanzi nitwa Motari Jama. Jama Motari, nitwa Motari Jama. Nkanjye motari mukanshyigikira ebana, mukavuga ati n'abamotari nabo ntago basiganywe, imbuga zacu barazikoresha, mukaza mugakanda subscribe kuri Stamina Comedy, mukajya TikTok NGC mukaba mwakora follow ebana, nakagaruka kandi ubutaha tuzongera duhure. Ndabakunda kabisa. Respect. Bye bye. Video zacu nakagaruka. Ciao ciao. Your dreams, your future. Papa Kenji TV.